Muraho neza, nitwa Shumbushoja, nigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga muri Skills Driving and Language School. Uyu munsi ngiye kubigisha isomo ryiza cyane ryerekeranye n'imivuduko ku binyabiziga igihe cyose utwaye imodokari. Abantu benshi bakunda kwibaza ese iyo utwaye ikinyabiziga nijya ugabanya umuvuduko nijya wongera. Tugira ibintu bibiri. Tugira ngo twita ngo mu nsisiro, tukagira ngo twita ngo ni hanze y'insisiro. Iyo tuvuze mu nsisiro, in agglomeration, tuvuze ko ahantu hose hashobora kuba hari imiturire y'abantu, amazu menshi afatanye. Amazu amwe akaba hepfo n'akaba ruguru y'umuhanda, aho bahita mu nsisiro, in urban area, cyangwa se tukavuga ngo out in agglomeration, hanze y'urusisiro cyangwa se ahantu hadatuwe cyane. Ngiye kubasobanurira rero akantu kamwe kandi dushingiye ku isomo ry'umuvuduko ku binyabiziga. Ubusanzwe imivuduko y'ibinyabiziga mu kizamini cya polisi bagiye kukikubaza bareba ibintu bibiri. Icyo cya mbere babanza kureba se umuvuduko w'ikinyabiziga urawuzi ku binyabiziga bihe. Iyo nta mategeko agabanya umuvuduko w'ikinyabiziga, wenda habaye umuvuduko uvuga ngo utezwe umuvuduko wa 60 cyangwa se ubujijwe umuvuduko wa 60. Iki cyapa kirabuza kigategeka, wenda bari gutegetse. Niba bihari urabyubahiriza, ariko se mu gihe bitahari, iyo nta mategeko agabanya umuvuduko by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ahatari mu nsisiro w'ipikipiki. Ipikipiki ni kilometero 80 ku isaha. Umuvuduko ntarengwa ku modoka twita ngo ni amavatiri y'ifasi ni kilometero 75 ku isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga bitwara abantu hamwe ni kilometero 60 ku isaha. Ni kimwe n'imodoka zose zikorera imizigo iri hagati y'uburemere ibiro 3500 ariko itarengeje uburemere bw'ibiro 12500. Ubwo ni amakamyo matoya. Umuvuduko wabo ugomba kurenga kilometero 60 ku isaha. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga twita ngo ni velomoteri, ubwo ni scooter cyangwa se amakamyo manini afite uburemere burenga ibiro 12500 kuzamura. Umuvuduko wabyo ni kilometero 50 ku isaha mu gihe nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Iyo ari umuvuduko ku modoka twita ngo ni imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe, umuvuduko wabyo ni kilometero 25 ku isaha iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Ndasubiramo, umuvuduko ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko ku ipikipiki ni kilometero 80 ku isaha, kimwe n'amavatiri asanzwe afite metero itarenga toni imwe. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga twita ngo ni amataxi y'ifasi, imodoka ikoreshwa taxi y'ifasi cyangwa se amavatiri y'ifasi, ni imodoka ifite uburemere butarengeje toni 3.5 cyangwa se itarengeje uburemere bw'ibihumbi 3500. Umuvuduko wabyo ni kilometero 75 ku isaha ahatari mu nsisiro niba nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, public transport, izi modoka zitwara abagenzi bwa rusange, umuvuduko wabyo ni kilometero 60 ku isaha, kimwe n'imodoka itwara imizigo iri hagati y'uburemere bw'ibiro 3500 na 12500, amakamyo matoya, amafuso, amabeni, ndayihatso, longishashi n'izindi. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga twita ngo ni velomoteri, scooter cyangwa se imodoka ifite uburemere burengeje toni 12.5, ubwo ni amakamyo manini, ibyo twita ngo ni train vehicles, ibinyabiziga bikururana, ndetse na velomoteri 50 ku isaha. Umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga twita ngo ni imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe, umuvuduko wabyo ntarengwa ni kilometero 25 ku isaha. Iyi mivuduko igenwa hanze y'insisiro, icyo twita ngo ni iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko ugenwa gute. Ikizamini cya polisi bari kubaza rero barakubaza bati ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa ku mavatiri y'ifasi n'ibinyabiziga bifite uburemere butarenga ibiro 12500 ushobora kurenga kangahe? A kilometero 25 ku isaha, B 70 ku isaha, C 60 ku isaha, D cyana kikurikirimo. Uzatora ko ari none of them, nta kikurikirimo kubera yuko umuvuduko ni kilometero 75 ku isaha. Ibi ni bimwe mu gize igazeti nshyashya yahindutse, ntabwo umuvuduko ari 70 ku igazeti yahozeho, muri 75 ku mavatiri y'ifasi. Twashumbushoja
ku ishuri skills driving and language school twigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Akarusho iwacu tunigisha n'indimi zitandukanye. Ugomba kuba umushoferi ariko uzi n'indimi, Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda uzi kugisoma no kucyandika neza, Igishinwa n'Ikidage. Ikindi ku muntu wese wifuza kujya gutura cyangwa se kwiga hanze, mu Bushinwa, mu Budage cyangwa se Amerika kwigayo cyangwa se gutura bakakubaza certificate, international certificate, turagufasha. Ushobora kwiga rero IELTS, TOEFL cyangwa se ukiga Duolingo, ushobora no kwiga PTE cyangwa se ukaba ushaka kujya Canada ukaba wasaba certificate ya français ariyo twita ngo ni TCF Canada cyangwa se TEF ndetse na TEF. So murakoze cyane rero, dukorera Remera neza, hano ugeze Pensi House mu cyapa cya Kifaruma niho dukorera. Uhageze baza skills ayikorera barahita bakuyobora. Murakoze cyane, mutugane ibindi sabigisha n'ubutaha.